Yes, kanongere mbahereza ikaze abakunzi ba Joyeux wa Juno TV. Nizere ko mumeze neza, nongeye kubahereza ikaze. Turongeye turabasuhuje, ntabwo twaduherukanye. Gutya ghostinga abantu benshi batandukanye. Nizere ko rero mumeze neza, twongeye kubahereza ikaze mwese mutuye mu bice bitandukanye by'isi. Nizere ko mumeze neza cyane. Natwe tumeze neza. So uyu munsi nagize amahirwe n'ubuntu bw'Imana nakiye abantu badasanzwe nubwo mbere mubabonye hano kuri izi kamera. Oh my god, wakibaza ngo niki rero, reka mite nihuta mite mbivuga. Bano bose mubona turi kumwe n'abakinnyi ba filime. Umeze neza? Yego meze neza. Wanyweye amata? Nanyweye amata. Kutuje cyane. Ni ibisanzwe. Okay, Imana ishimwe. Mumeze neza ariko? Meze neza cyane. Umeze neza bre? Meze neza cyane. Wowe turaziranye. Turaziranye, meze neza ndashima Imana. Dogi wowe meze neza? Who is Dogi? Ange biraho ni fresh cyane. Umeze neza. Namahoro. Ese ko mbona mutuje cyane? Ewan. Shose ntubireba kweri. Ko muratuje waraye noneho sinzi ikibazo mufite. Urugendo rwatuvunnye kandi Kanyanga imaze kubanya. Dogi. Nge ntabwo nitwa Dogi man, ye nitwa Mike. Twumvikane ariko ni wowe wabinyukije. Hatazagira umuntu wumva mvuga icyo gihe. Nge nitwa Mike. Twumvikane. Dogi ninde? Simbizi aho wabikuye. Ni wowe wabinyukije. Ibyo simbizi. Ni ukuri. Aha. Ibyo birakureba. Mayi mwaturutse? Twaturutse Bumbogo. Bumbogo. Mu Rwanda. Mwaturutse mu Rwanda? Bumbogo. Muza Uganda? Oya. Tuza mu nkera zabo. Nanyize ngo mwaturutse mu Rwanda mujya muri Uganda. Oya ni njyewe. Ni njyewe uri kwivuga. Ngira ngo mwaturutse ha. Abasenge simbizi urabibariza aho baturutse. Wenda simbizi nabo bavuye. Wowe waturutse Bumbogo? Nge naturutse Bumbogo mu Rwanda. Uri he ubu? Ubuse nahagana. Ndabona hasa nkaho ari nka Kicukiro. Kicukiro irigaragaza. Simbizi mbona Bumbogo gusa. None se ukeka ko ari Kicukiro? Natwe hano Kicukiro hano muri Kaso. Sonatube. Brenda, waturutse wowe sho? Nkuko mugenzi wanjye abivuze, twaturutse dusa nkaho twaturutse mu gace kamwe. Sinuranye nawe. Mutangiye kwihakana. Sinura n'abantu basa gutya. N'Imana ibireba. Ewe. Okay, ubwo njyewe naturutse Kinyinya. We yaturutse i Bumbogo. Nge naturutse Kinyinya. Sibyo se? So uriya uyu muhungu twamaje kumenya yuko yitwa Mike. Uyu tukaba tuzi ko yitwa Brenda. Ni wowe usigaje kutwibwira basi. Kwibwira abakunzi bacu nabo bakakumenya. Nanjye ni media nk'ibisanzwe. Naturutse Inyamirambo, Nyamiryose. Inyamirambo hagana he? Kwa Mutwe. Kwa Mutwe sha. Kwa Mutwe. Umuntu uti Inyamirambo barenze. Ariko biranamuze. Kwa Mutwe rwose. Nukura barenze. Twishimiye kubakira. Murakoze cyane. Mumeze neza? Ariko meze neza. Nawe meze neza. Ariko ndabona mutuje mje. Indi utuje ubu? Mwese. Ngaho mbwira. Duhereye kuri wowe. So nabonye agafilime kanyu kari gupfa kuzamuka, nimba karakomeza kuzamuka simbi. Ntabwo kari gupfa. Ni filime iri kuzamuka. Ntabwo kari gupfa rwose. Nashakaga kuvuga muri ubwo buryo. Oya ni filime iri kuzamuka. Filime iri kuzamuka. Kuvuga gupfa ntiwongere. So rero ndagira ngo cameraman dufashe bano bantu turi kumwe bambaye neza rwose, sinzi ko nabivuga. Uhere kuri media umwerekana uburyo yambaye neza, uburyo yafunzemo, ubundi babyita yafunzemo kijene. Tujye kuri Brenda. Umbabarire
umwerekane neza uko yambaye imyambaro ye ewana. Aha, ujye kuri Mike werekane uburyo yambaye. Oya nta myambaro y'abahungu siniyi aka ntayo. Se wabeshya abantu ko umusore yambara neza. Mike, nifuje kuba nakiye, nishimiye kuba nakiye abagore. Okay, nubwo mutamwarabyaye ariko bivugwa yuko ngo umukobwa ngo wari umugore, ngo umukobwa wese ni umugore. Ariko nanone nabwo nkaba nishimiye kwakira umugabo. So ibibazo byose niwe birajya biheraho. Ariko wakiriye mu Kinyarwanda? Yes, mbakiye mu Kinyarwanda. Bishyire mu Gifaransa noneho turebe abo wakiriye. Nabo wakiriye umugabo gusa. Cyangwa ntabyuzi. Ubu tugiye muri France ni njye uraha gusa. Gute? None twebwe tugomba kwakirana mu Kinyarwanda. Oye mu Kinyarwanda nta kibazo. So, muri abakinnyi ba filime. Ni gihe kimwatangiye gukina filime? Twatangiye gukina movie wenda ngiye kamvuga nge. Umwaka ngiye ndumva ushize. Ariko ntago ari mwinshi. Umwaka? Ntabwo ari mwinshi ku muntu uri hanze ariko kufunze niwe wabisobanura neza. Kuri njye uri hanze umwaka ni nk'isa. Ariko ku muntu ufunze. Banyarwandakazi bano bantu turi kumwe n'abakinnyi ba filime, nagiye kuri channel yabo ndastokinga ndazamura. Nyine nyine uko ibintu bimeze birarutana. Ushobora guturuka hano uri nk'umukunzi wanjye ukaba wagenda ukaba wabakorera subscribe mu rwego rwo kugira nyine rwo kubateza imbere no kubazamura, kuko nyine byibura abasubscribe babo bakiyongera, nyine ukabafasha udukurikiye ni wowe mvuga, sibyo? Mike, ndifuza kumenya kuva watangira gukina filime ntago muri wowe nyine bitewe nuko ubona nyine filime zanyu zigenda, kuko mbibona musohora filime movie buri munsi murasohora. Igihe nikijya kigera ngo ucike intege. Buriya rero uzi kumbaza icyo kibazo biba bimeze nko gutanga mituweli. Kuko ubu nk'ubu ufite gutanga mituweli umwaka ugashira utarivuza. Kandi umwaka ugashira no kongera gute ukayitanga. Ubwo rero ni hiti buri munsi kandi wumve ngo nta kintu cyambuza na kimwe. Ugomba kwihangana mbese ugakora. Ahubwo ikindi nyamuneka nko watanze mituweli uyu mwaka musimbukire kuri Rupo Empire nyamuneka. Rupo Empire nimba uzi ko watanze imisoro neza ukaba waratanze ikintu cyitwa mituweli, imisoro n'amahoro, ibu gisigaye n'icyo. Abanyarwanda mukunda filime nyarwanda, byaba byiza mugiye kuri Rupo Empire mugabakora subscribe kugira ngo filime zabo zijye zisohoka zisanga mwarakoze subscribe. Ikindi mukajya mubaha ibitekerezo. Buriya buri wese iyo afite intego yo kuba yakora cyane agakora filime, biba byiza iyo mweretse ko muri hafi, kuko nibyo byiza. So rero iyo babona basohora buri munsi nimubereke ko bari hafi, birababaza. Byaba byiza munyure hano muri comment, mugende mujye kuri iyo link ya mbere ipininze, hanyuma mubakorere subscribe. Okay, nagarutse kwa media wacu. Media wacu umaze igihe kingana gute ukora filime? Njyewe maze amezi 6. Watangiye guhembwa? N'ibanga ry'akazi. Oya turabizi. Rimene ntacyo. Turi kuganira. Oya turi kuganira. Sibyo, turi kuganira kubera ko ntago umuntu akora ngahite atangira guhembwa. Ibyo ni ibintu tuzi. Natwe dukoresha YouTube channel ntago twazifungwa ngo duhite dutangira guhembwa ku kanya. Ngaho beshya turebe. Twagiye kwinjiza gashahara. Ngaho uvuga ko ari nta bite mvuga ukuri kose. Bana amafaranga na message n'igihe bayohereje. Bihakane. Yego. Ibyo ari byo byose ntago wakora ukwezi kumwe 2 nta musaruro bikora. Nta musaruro bikuramo. Ako birumvikana wowe kutanasubira inyuma. Ni izihe mbogamizi ukunda guhura nazo
nkawe nyine uri mu bintu bya filime nyine uri gushaka kuzamuka mu bya filime ngo utwike umere nk'abakobwa nyine bakina amafilime si byo wifuza izihe mbogamizi ujya uhura nazo mu gihe uri gukina amafilime imbogamizi ntabwo ari imboga zifite imizi ni imbogamizi inzitizi cyangwa ikibazo nibyo bakubajije ni imbogamizi genda ungarukeho kuba navuka n'ubwa mbere mbonye umuntu utarahuye n'imbogamizi mu byakora ungarukaho banze nzitekereze bibaho ko nazo wahura Slay Queen iwacu Slay Queen afana Burenda ndi kugerageza kukwisanzura kugira ngo tuganire uyu munsi nitonze wabibonye uyu munsi nifashe noneho umukobwa basi kuramo amarinete abanyarwanda urabona umukobwa mwiza uri kureba mu Rwanda. reba hariya bakubona Ureba muri kamera iwacu ni kure nyabuna mute kugira ngo mfite n'abafite amadeni barajya bababona ye bakubone Burenda umaze ukwezi kumwe ukina filime ya umwaka cyangwa ukwezi oya ntago ari umwaka ni igihe gito cyane maze muri sinema ariko numvise waratangiye gucika intege yego cyangwa si byo ntabwo byabura ariko iyo ugezemo hagati ushyiramo imbaraga bitewe n'aho ushaka kugera burya iyo ufite icyo ushaka urakomeza kandi iyo ucitse intege ntabwo ujya mbere hari abaguca intege hari n'abatuma ukomeza ariko Burenda ubu njye nizera yuko uba ugomba no gucika intege kugira ngo nunagera iyo kure uzamenye ko wigeze kuzicikaho nta kintu na kimwe wagera utazicitse Burenda muri uku gukina filime kwawe ni ikihe kintu gikunda kukubangamira mu gihe uri gukina mu gihe ndi gukina ndi gukina filime yasohotse se cyangwa ukundi kuntu ngiye mu bintu bya filime ni nkaho icyo nkubajije kuva watangira gukina shaka kutwima amakuru yavuge nizihe mbogamizi ukunda guhura nazo muri ibi bintu bijyanye na filime cyane ko muri abantu muri kuzamuka aribwo nyine muri imbogamizi ntabwo zijya zibura ku mpande zombi ufite ku bantu dukunda movie n'abatayikunda ushobora kujya gukina umwe akakubwira ati biriya bintu uri kujyamo ntabwo ari byo mbese bizatuma utabona umugabo icyo kintu ni ikintu cya mbere nabwiwe ndi kujya gukina nta mugabo uzabona mpita numva ko abantu bose bajyamo muri movie cyangwa sinema nta bagabo babona ariko ntabwo byanshiye intege byatumye ndeba intumbero yanjye future plan numva ko future plan yanjye hari mfite indoto kandi nzanazikomeza icyo nicyo kintu cyanshiye intege gituma numva nyine nihebye bitewe n'uko bambwiye ngo nta mugabo ikindi ubundi uzamubona shabaye ntukagicipana intege ndakwingiza ubu murabona ndi umukobwa we ku buryo ntawe noneho igita ikirenze ibintu nta cyizere wifite sinabaye masera ntabwo nigeze mba masera ngo mbihitemo nitwe masera niba ntazaba masera mfite kuzashaka noneho ikirenze ibindi uranavana unamutahanye none umugabo ehe banyarwanda murabyumva umugabo ndamucyura noneho ariko ntabwo nagumiwe ntabwo nagumiwe ayinya ubwo utangiye kuvuga ko byakomeye Mike rero ko nabo batakubwiye ko utazabona umugore oya nyine ibintu bya sinema biba bigoye kumva ngo wagiye muri sinema uri umwana w'umukobwa hari ababyumva neza hari n'abatabyumva neza nasanze ari imyumvire y'abanyarwanda twisangamo ikindi bakakubwira ngo urakina ntuhembwa tuzi ko igitangira ntabwo n'abari bose batangiye gukina bano bose ubona barenze sinzi ko ubwabo bitangira ubuhamya ko bagiye bakina imyaka ingana ntagiye gusonza bibaho nyine hari igihe numva ngo hari uwatangiye gukina imyaka 2 imyaka 3 arayigeza adahembwa ariko iyo ufite kwihangana muri wowe ufite intumbero yawe ushaka kugera bazi ko nanjye nahembwa izo ni inyatsi oya ntiwabinkora umetse uko ntabwo wabinkora ntabwo byakunda ariko njyewe ndahamya yuko mbere ya byose iyo ubanje Imana icyo ushaka ukigeraho gusa nyine ndabizi ko nzagera ejo heza banyarwanda munyarukire kuri Rumpo Empire
nitwa Brenda munshigikire ndabinginze munshigikire ngere aho nifuza kugera Brenda tubisengere oya kubisengera byo amen amen ariko iki gihe cyose bumva ko wicyaka ibyo nkubwiye byose ari ukuguca intege ukunda guca intege abantu guys so nagiye gukina kwa Ntuza kwa Rupo y'impaya hari ijambo numvise aka kanya ringarukamo mwari muhari mani ngaho mbwira byagenze bite se nagiye kumva ari ukuntu nyine umuntu akina akaba aba yakibera ariko ntaba ari njye nizera ko atari njye alo Dogi nukuri mwebwe mbivuge kambivuga basi ubw'umuntu mbivuge ndabizi se ntago ari ngombwa kubivuga kuko ntago tuzi watambukije iyo message nyine uwayitambukije ntari hano ntago muvuga ntago ndi ariko nimba bitanabangamye ubwo umuvuge ntago bibangamye nawe niyiyizira njyewe rambwe ngo ntari impari ngo njye mfite wowe bivuge ntarebe ariko reka mbaze Brenda mbivuge mbisobanure ntago ndi buvuge wabivuge wenda haba harabayeho mistake yo kwibeshya njyewe se ntabwo ari Mike ntabwo ari mami ubwo nubivuga uranadusobanurira naho byaturutse twagiye mu mabwisa ngenda jya ngo nsobanurire abanyarwanda sibyo njyewe nyiri kubivuga arambwiye ati nta kibazo ujye wivugira urumva yambwiye ngo ntari njye mbimwita sibyo umuntu bampaye role yo gukina amagara Dogiteri amagara nde Dogiteri okay aragize telefone yanjye aje aro Dogi nuko nyine kamubaza akantu yamuhamagaye Dogi ni ijambo arahinnye n'imbwa doge n'imbwa Dogi mani nyine ariko rero wenda hari ukuntu byumvikana nabi kereka ari n'ijambo ryongereweho wenda Dogiteri ufite kuri mukavuga byakumvikana nyine ariko hagiye hirindi jambo nimenya atari umunyarwanda uriye ubwo ni Dogi style ni umunyarwanda ariko hari igihe nyine ni umunyarwanda kuko nta muntu w'umunyamahanga dukinana nawe nta muntu w'umunyamahanga dukinana nawe twakumenye twakumenye humura abantu mudukurikiye mugeze kuri set y'aba bantu bro niyo waba umaze umwaka udaseka ni uguseka ibaza ijambo nibuka ngo bivuze ngo turasekeje turashimishije basabana nyine bagirana urukundo iyo ugiye muri sinema bagomba kubana n'abandi neza mugatwenga ku buryo urajya kuri stage ibyishimo ubifite biri full nubwo rikimana nukuri rira muntu ahari hose Dogi kabisa bingaruka turamusuhuje ahari nubwo tutaguzi uwo muntu ndagusuhuje nubwo ntakuzi bazamubarire mwakire kandi sinshaka no kuzakumenya umuntu witwa Dogi oya no nago yitwa Dogi no wabyumvishe nabi bamuhaye role yo gukina ahamagara Dogiteri uzi ikintu cyansekeje yaravuze aro Dogi ndagushaka okay ubwo bivuze ngo Dogiteri yaciyemo kabiri avuga Dogi oya mane amahirwe ntago mbuze uwo ari ariko nawe nzamwishakira humura ariko nawe nenda kumutumira rege ntabirenze tuno n'utuntu nyine tunabuze no kuri shoot cyangwa kuri set sinzi ibyo mwamwakinga ibyari zahindura kandi nimba ari uko wenda nuko utakumva icyo bisobanuye ariko birarenze set yanyu birenze bro set naga abantu rimwe mushimishije ahubwo set nishimishije aba ari uruhehemura ibirenze aho nabwo ni sawa nako karabonetse so Mike kankubaza ikibazo urumva
ugize amahirwe ukina filime muri aka kanya ufite nk'umuntu wifuza ko yabazira muri filime zawe wandika sibyo si wowe wandika filime se ndacyabyibuka neza kamaze numva uyu muntu uyu ni uwishyuza ako mani filime zikugendamo ngaho mbwira ni ukuri Mayi icyo nandi kukubaza wandika filime muri iki gihugu cy'u Rwanda ni nk'uwuhe mukinnyi wa filime uba wumva wifuza ko yakubwira mu myandiko nyine n'urugero akaza nko gukina muri filime zanyu akaza gukina muri movie zacu yes akambwira no nagaruka kukubwira ni nk'uwuhe ku buryo nk'aka kanya bakurikiranye ikiganiro cyacu yavuga ati bano bana koko byanga byakunda ngomba kubagira muri filime byabafasha kuko hari abakinnyi barenze baza mu mafilime yanyu filime zanyu zigahita zizamuka esha birera abantu bose bari muri iki gihugu cy'u Rwanda bakina sinema bose n'abahanga umuntu uvuga ngo afasha akanya urumva agiye kuritera agiye gukina muvi cyangwa agatangiza icyo kintu umuntu uzamutinya uwo ari wese umva ko wenda yaba bikeneye cyangwa ashaka kuza ntarebe ku musitari bose n'abasitari umuntu wese uzi ko ahamagaza kameramani agahamagaza abakinnyi akishyura avuga ati coye ikintu uwo ni big star nawe yaza tugakorana ntari ubivuze nabi nukenera umusitari ni wowe uzamwihamagarira ni nk'uhe musitari basi mbwira ni uwe musitari w'inzozi zawe nibyo ndi kukubwira w'inzozi zawe wifuza ko yagukinira muri filime shaka ari benshi ni benshi rwose vuga umwe nkandi basi babiri Joel reka nkubwize ukuri uzi icyo kibazo mbajije ni nko kubona abana bawe babiri bari kurwanira muri ringi ntiwafana watabuka zumva uko byagenze kuko aho ngaho ntabwo gusa navuga ko mbirefera hora okay reka twikomereze urumva kuvuga umusitari byanze cyazo ndi umuntu ubaho nkunda nuko adakunda no kuzaza rimwe agenda wagira ko ari ba bantu babura nyine mwana umuntu yitwa Ngenzi ngerankoma Ngenzi n'uwohe bwo Ngenzi arankoma Ngenzi uzi ko namuzi hari abamuzi Ngenzi ni umugabo cyangwa umugore Ngenzi ni umugore aracyari umusore ahubwo ni ariko Ngenzi arankoma so kanibarize nuzi Medi nuhe mukinnyi wa filime ufana muri iki gihugu cy'u Rwanda uvuga ati muye nawe byaba ari ibintu birenze byamindurira ubuzima byamindurira ubuzima mugura nawe nyine hari igihe mushobora guhura mukaba mwakora nk'iby'akazi bishobora kuguhindurira nyine mani nk'uko nkanjye urugero ubuzima bwanjye bwahindutse kubera yuko nahuye na Juno rero hari undi muntu nawe hari umuntu ushobora guhura bikaba byaguhindurira ubuzima n'amateka ariko wenda abona n'ubundi yabahinduye byarakemutse nyine Imana iba yaduhishiriye tubwira umusitari w'umuhungu w'umukinnyi wa filime ntabwo nakubaza umuhanzi kuko mwe muri abakinnyi niwe muhanzi nuhe mukinnyi wa filime wumva uhuye nawe byaba ari ibintu byadanje kuri wowe byadanje umugabo ni Regis Regis wa Miki uyu Regis wa Miki sha ubutamu uzagaruka nzakoresha uko nshoboye mu wamusanga Regis sha Regis ariko nawe arabikora tu Regis ararenze mu gihugu cy'u Rwanda katugere kuri Brenda wacu ndabona n'igihe cyagiye amasaha yagiye ariko turaza kugana ku musozo nyuma y'uko ibibazo byanjye birangiye namwe mwandike muri comment mumbarize bano bantu icyo mbasaba ni ukubashyigikira kuri channel yanyu kuri channel yabo mukababa hafi umva ndaza gufata link yabo nyishire hano muri comment nyipining ewana
bake muri bugeyo ndabashimiye mbaye mbashimiye benshi ahubwo bagomba kujyayo benshi ariko nago bose bajyayo oya ni nk'itegeko okay ni nk'itegeko murabategetse oya ntabwo ari ukubategeka harimo oya Imana turabasabye harimo no gusaba ariko nk'umunyarwanda nk'uko utanyura ku ariko filime nabonye inuza cano yanyu igeze ku 1000 na magana yabo nababimenye imbere niyo mpamvu twaje no tubibwire n'abandi batari bakamenya n'ubukangurambaga ni nkanguranyambaga ubukangurambaga okay Brenda nuwe mukinnyi wa filime mu Rwanda ukunda cyane ntubeshye ntabwo mbeshya kuko ntabwo mbeshya uvuga ndamuzi wenda nitutaza guhuza naribi Muretse Mai uwagiye kuvuga ninde kugira ngo twumve ko muri buhuze ninde mbabarira twumve Medi shero Medi yakubwira uwari we kamuzi nabo cyane umutima wanjye uterera mu wawe ubwo nabyivugiye oya tubwira uwagiye kuvuga aramuzi yewe sanga uwari ugiye kuvuga uri buvuga ari wari buvuga nzaza kubasura Medi mubwira nako bre muri tumubwira none okay wabyanze twagiye Brenda umusitari nisangaho cyane akaba umwanditsi mwiza cyane kandi akaba umuntu nireferaho muri njye ni Ravi shimani usiko muri kumbwira abantu nazi na wavuze se buri koko na wavuze nde mana ya Ravi abantu benshi baramuzi ari gusohora filime iri mu ntimba ya Ravi n'intimba usiko namuzi Ravi arazwi cyane ndamukunda mana Ravi aho uzabona ahantu Ravi aho uzambona ndifuza guhura nawe ndifuza kuzamuka ngo ngere aho wageze undi nireferaho rero kandi bavuze umwe namwatse babiri nanjye barangije undi nireferaho ni Mimi nuwahe Mimi cyangwa ni oya ni Mimi mubereka abantu mufungura ntuzamubereke ni Mimi abo bantu babiri mbireferaho n'abantu bazi kwandika neza cyane bakina mana mwankuye mu isoni mwabantu mwe koko umuntu uzi Mimi niandike muri comment Mimi Ravi abamuzi mwese mume ende Mimi uramuzi mbaza umuntu nkurumva Mimi namumenya Mimi hage kabisa hage aho uri hose hage kabisa Berize se ntago umwemera na Ravi hage Berize ntago umwemera Berize ntago ari umuzi Berize nari muzi ariko duhuye mubonye bwa mbere ariko najyaga mubona Berize nawe ndagusuhuje uriya n'umukobwa wanjye ndamusuhuje nari nawe warabyaye ngewe narabyaye bose rero ninde wabyaye twarabyara wateye ndundi na ninde sheri wanjye gusa nawe wamuteye inda twateranye inda Imana ibagende kuko Mimi ni abantu b'ingenzi kuri nge nakunze Mimi ndamwandikira turandikirana turanavugana ariko Ravi we ntago mana n'umumpuza nawe ndizera ko na Rupo Empire ndimo tuzaba mva fans ikintu nabagiraho inama mwebwe nimukomeze mukore mutitaye ku baca intege ndabizi yo muri team nguko buri wese hari abantu bagenda bazana utugambo muri team tuntu dutandukanye urumva nimwite ku tugambo tw'abantu ahubwo mwebwe focus gukora nibyo by'ingenzi ubutazi byarimo cyangwa ari mu bintu atabikunda iyo uri mu kintu ugikunda ufite intumbero ufite inzozi nyine uzi icyo ushaka kugeraho nta muntu uguca intege kuri iyi si ntabwo washimisha abantu nuko utarazicika gukora ibi bimugaragaza nabi ariko ibyo wumva bigushimishije tugomba kuba twe ngese ko ntari nkawe yego gushaka siko bimeze ubwo tube abo turibo ntituba abo mushaka tube abo turibo abo turibo yes okay yes ndifuza kubabona muri abakinnyi ba filime muri gufata ibikombe
ariko Mana ukiza. oya biri mu maboko y'abafana. Igo Ure muntu nimba nyarukiye kuri YouTube channel ya Rupo cyangwa se ya Ntuze ya Joyeuse agakora ibisabwa nk'uko amategeko n'amabwiriza bikurikizwa. urabona se twe uyu mwaka utararangira tugifasha Byange bikunda uwo muntu Kuko- nta kiza ataba kwifuriza. nitugifata namwe nimuzaba muri mu nzira yo kugifata natwe turi mu nzira Inzira zose ko hari aho zigomba kugana kandi heza. Kimwe nuko twanagifata mbere yanyu. Kandi heza. ariko Aho ya tuzagifatane ntari. ntaribi tuzagifatane ariko niyo mwagifata mbere yacu twe ntaribi nta shari nta gitima kibisha Hagomba kugira ishari ryiza, hagomba kubaho ishari ryiza apana ishari ribi. ishari ni ishano Ishari ni ishyano. ni Brenda Yakunyaga niyica beri. aka kanya nk'uko twicaye hano tukaba turi kumwe n'ikihe kintu twasengera Kano kanya ikintu twasengera ndagira ngo Mana dusengere Rupo barakubwiye ngo niki wasengera ntibakubwiye ngo usenge. Icyo nasengera n'aka kanya ngisengeye. Oya bakubaje ntibakubwiye ngo usenge. Ntari basi. Bitandukanye Icyo ibintu. twasengera ni ndasengera. Icyo twasengera muri rusange aka kanya turasengera abanyarwanda muri rusange n'abadukurikira umunsi ku wundi kugira ngo Rupo Empire ikomeze ijye juru kandi n'abakinnyi babo bate gucika intege kandi mu byubahiro by'abafanizi bacu mwumve isengesho ryacu ribagereho namwe mudushigikire no gusonza hano ntacyo batetse dogiwe oya ntabwo ari dogi bamwita mayike dogi yahita amagurukira kankubira murebe ikibazo ngengirana namwe ndivuga ko nisonzeye hano ni muri hoteli ni muri hoteli ni muri hoteli byanga byakunda ntabwo subibona waburamwe ibiryo ntabwo nyine banza urangiza ikiganiro ndaje nkujyane utanga komande so ntacyo ubwo bw'ibiryo byabonetse kuraje zagarutse so rero Mike turi gusoza aka kanya nishimiye kubakira nk'abakinnyi ba filime ndagira ngo buri wese agire icyifuzo aho abanyarwanda badukurikiye agira icyo asaba nyine abanyarwanda duhereye kuri wowe icyifuzo cy'umuntu ni cye kintu wasaba abanyarwanda abantu bari badukurikiye muri rusange icyifuzo cy'umuntu w'umugabo niyo cyaba ari cy'umuntu w'umugore cy'umugabo nicyo kigomba kugerwa imbere y'Imana bambere ariko urabizi ko Imana yumva abagore kurenza abagabo kandi twe twageze ku isi bwa mbere icyo ngomba kubanza gusaba abanyarwanda nsaba n'Imana nako icyambere cyo twakigezeho dufite umutekano w'igihugu byose sibyo ibyo ni ukubisigasira icya kabiri umunyarwanda asabwe gukunda ibikorwa bya mugenzi we icya gatatu ni ukureba filime nziza iri gusohoka yitwa Mukadata iri kunyura kuri Rupo Empire turayishyira muri community ukadushyire muri ntugapininge ku kiganiro icya kane unufite ideni anyishyure anyishyure ibintu birababaje guhora ngutekereza ntabwo ari ibintu biri sawa ariko nawe waba urifitiye ubishyu ya ntawe nyangira ideni wenda ku kabari bwo n'abantu bakunda amadeni bagira amadeni bishyuza yego ubuka nanjye hari abambona bakavuga ati iriya mbese iriyanyishyura banza wishyure ubone gusaba kwishyura kandi ndabizi urayafite menshi oya wenda ako sibwo nabadimo angahe se aya nta madeni nyengera abantu ahubwo nibo bayangira ariko se ko numva tugomba kubisengera uri kudukinira filime okay twagiye ibyifuzo byawe byarangiye nk'umugabo n'ikindi ikindi ni ngombwa ra kiri nabwira iyo ni message y'abagabo baza abandi ibindi byo ni twagiye Brenda ni iki aka kanya ni ikihe kintu wasaba abadukurikiye turi gusoza icyo nasaba abadukurikiye mbere na mbere tubanza Imana kuko ntago wajya gusaba utabanje Imana ngo wa muntu niba hari icyo abasha kuguha wagisengeye ariko iyo utagisengeye ntabwo bijya mbere mbere na mbere turabanza Imana ikindi ndasaba ni ugusaba ni icyifuzo ni ikiharya
ubwo ni urasaba ni hayinya ugusaba abantu badukurikira umunsi ku wundi ndabasaba mwabavandimwe banjye mwese mutureba ndabasaba kudushyigikira umunsi ku wundi Kugiye kurira se? ntimucike intege kugiye kurira wapi nta kurira kurimo ntacyo. urabizi ko ariko nsanzwe mvuga okay nare ntimucike intege kudushyigikira nitwe Rwanda rw'ejo kandi ibyo dukora ntabwo mbese twifuza gusubira inyuma ubutumwa dutanga ni ibiba biriho kandi babona nibadushyigikire nanashimira abantu bakomeje kudushyigikira muri iyi minsi harimo abantu pe ubona bagushyigikira ukavuga ati mbega aba bantu mbese hari ikintu mfite nabaha abafana banjye muri iyi minsi bakinshyigikiye harimo Rosine harimo Grace abo bantu mwese bandi ku mutima bari kubohereza amafaranga shama nanjye Ariko ni yabohereza iyo afite imfura amafaranga. umubyeyi bita Rosine ndamusuhuje na Grace Niwe mu bihe Nabeza. no mu kihe gihugu ningaruka aha hantu ndabemerewe kubabwira ngo nabahangaha ni abantu beza cyane nabo bampa motivasiyo mu gukomeza ntabwo banca intege Imana ibahe umugisha murakoze katwigerere kuri Media kare byakunaniye gusubiza ingorabahizi ugira mu buzima byose abisubize twagiye turagaruka se ku mbogamizi cyangwa turagaruka ku mbogamizi zihereho si twabivuyeho ibyo twabivuyeho ni ikihe kintu wakisabira abakunzi bacu bababonye hano cyangwa se buri wese warebye ikiganiro ni ikihe kintu wamusaba mbere na mbere ndashima Imana no kuba nyine twageze hano kandi nawe turagushimye ngewe mushimira Imana kuko Imana niyo ya mbere muri byose ikindi nyine abadukurikira icyifuzo turasaba Imana ibahe amafaranga ibahe n'umutima mwiza ibarinde ishyari bajye bareba nyine batanaduhitaho bakora ibyo bagomba gukora ndebye ni itegeko ntabwo ari itegeko mayi ntabwo kureba ari itegeko filime nyarwanda ni itegeko ariko zizazamuka bibe igihe kimwe zizazamuka bibe nk'itegeko sinzi naho tugeze ntabwo twari tuzi ko sinzi impamvu mutumva twahagera ko kureba filime z'abanyarwanda ari itegeko reka kuno kwezi byibura twuzuza 2,000 iwanyu 2,000 n'ibikeya uku kwezi ukundi nabwo twuzuze ibindi ndavuga uku kwezi itariki zingahe ni itariki ya nyuma okay ibyo nta kibazo aho nta kibazo kamfe kwemera ariko ntibigere nyamuneka ejo saa 6 z'amanywa bitaruzura mubisha nyamuneka iki murebe kiganiro guys kibeho abantu buzuza 2,000 twasabye Imana byagaragaye twasabye n'abantu basi byibura reka dusoze tubashimira tubabwira ngo mwakoze kwitabira ubutumire bwanjye banyarwandakazi mwebwe mufite ama YouTube channel arenze muzamura impano ziri kuzamuka nyamuneka ndabinginze nciye bugufi ewana nimba abantu baberetse yuko bafite itangiriro ry'ikintu runaka namwe rwose nimubasapotinge ewana mubabe hafi icyo nababajije mukibaze muri comment mwegere channel yawe yitwa Rupo Empire mukore subscribe ntidusoje se barampamagaye okay nta kibazo twadushoje ngaho tujye kudama rero tujye gutamira Mike nibiryo koko none nta nuwamenya kujya se kujya gutamira so reka tubashimire yarantutse nyine ntabwo wamenya ko ari ushatse kuvuga ko bitagaragara ntabwo bigaragara ntabwo ngututse mani so reka dusoreze ikiganiro hano banyarwandakazi mwakoze kubana natwe ibiganiro nakagaruka kandi n'umunsi ku munsi mukomeze mugire ibihe byiza tubavuga ko tubakunda cyane hasta la vista